Ngaho rero fata umwanya wicare neza wumviye inkuru nkaho ibyiwe n'umusaza wamenye amateka menshi. Ni inkuru ya Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga, umugabo wigeze gufata igihugu cyose akakigira ijwi rye. Umuhungu wavuye hasi agashyira igihugu mu mufuka. Reka wumve, mu mwaka w'1930 mu gace ka Risala kari mu majyaruguru ya Kongo havutse umwana witwaga Joseph Désiré Mobutu. Se yari umukozi muto, apfa Mobutu akiri muto cyane. Ubuzima buramugora, agira ubwana bwuzuyemo inzara, guhindagurika no gushaka aho yakwibeshaho. Ariko muri ibyo byose hari hatangiye kubyara inzozi nini cyane. Mobutu ntiyabaye umwana wicisha bugufi gusa, yari umwana utekereza cyane, wumva amagambo, wiga uko abantu bavuga n'uko bayobora abandi. Yize mu mashuri y'abamisiyoneri b'Ababirigi, ahiga indangagaciro z'ubutegetsi n'igitinyiro. Aho niho yatangiye kumenya ko ijambo rifite imbaraga kurusha imbunda. Yinjiye mu gisirikare cy'Ababirigi akiri muto, ariko si imbunda zamugize uwo yabaye, ni ubwenge bwe n'uburyo yavugaga akavugana n'abantu. Yabaye n'umunyamakuru, yandika inkuru z'ubukoloni, akabasha kwegera abanyapolitike bari batangiye guharanira ubwigenge bwa Kongo. Reka twumve inzira imuganisha ku butegetsi. Mu gihe Kongo yegereje ubwigenge mu 1960, Mobutu yaramaze kwegera Patrice Lumumba, umugabo wari ufite inzozi zo kubona Afurika yigenga koko. Mobutu yabaye umujyanama wa Lumumba, nyuma aba umugaba w'ingabo. Ariko politike ni nk'umugezi wuzuyemo inzira nyinshi. Kongo yinjiye mu kavuyo. Lumumba, Kasavuba, Ababirigi, Amerika n'Abasoviyeti bose bari bahanganye. Muri icyo kinyejana Mobutu abonamo amahirwe. Mu 1965 akoresheje igisirikare yakoze coup d'etat, ahirika ubutegetsi, afata igihugu. Nta maraso menshi yamenetse, ariko demokarasi yahise ishyingurwa kuva ubwo ngubwo. Mobutu ntiyashakaga kuba perezida gusa, yashakaga kuba ikimenyetso. Yahinduye izina rye, ahindura n'igihugu. Kongo iba Zaire. Abaturage basabwa kureka amazina y'iwabo y'abazungu, bambara imyambaro yiswe abakosti, batangira kuvuga ontetiste. Yubakiye ku ishusho y'umugabo uzi byose, uvuga byose, ugenzura byose. Ifoto ye yari mu biro byose, mu mashuri, mu mafaranga, ku mbaho z'amakuru. Abana bigishwa kumukunda mbere yo kwiga gusoma. Yavugaga neza, akamenya gukinisha amagambo. Yitaga guide supreme, abandi bakamwita umwami w'amahoro. Abandi bakicwa bucece, buhoro buhoro. Abandi bahunga igihugu baramenengana. Reka twumve ubukire budasanzwe n'igihugu gikennye uko byamugendekeye. Mu gihe abaturage ba Zaire barushagaho gukenya, Mobutu Reka twumve ubukire budasanzwe bwa Mobutu ndetse n'igihugu cye uburyo cyakennye. Mu gihe abaturage ba Zaire barushaga gukena, Mobutu we yabaye umukire urenze urugero. Yubatse ingoro Ibaradoroti, ayita Versailles ya Afurika. Yaguraga indege ze bwite, akabika miliyari z'amadolari mu mabanki yo mu Burayi. Yabaye inshuti ya Amerika n'Ubufaransa, cyane cyane mu gihe cy'intambara y'ubutita, Cold War. Iyo byatumye bamureka agakora ibyo ashaka. Yabonwaga nk'uwabozaga komunizme kwinjira muri Afurika yo hagati. Ariko uko imyaka yicumaga, igihugu cyarasenyutse. inzego zirangirika, ruswa iba umuco, igisirikare gicika intege, abaturage batakaza icyizere.
Reka twumve iherezo ry'umugabo wari mu gihugu gikomeye ndetse yumvaga azakigeza kure. Mu 1997 nyuma y'imyaka irenga 32 ku butegetsi, Mobutu yahuye n'akaga atari yarigeze atekereza. Laurent Désiré Kabila n'ingabo ze binjiye mu gihugu. Mobutu yari arwaye, nta mbaraga, nta nshuti zikomeye zikimushyigikiye, zose zaramushizeho. Yahunze igihugu cye ajya muri Maroc, aho yapfiriye muri uwo mwaka nyine. Yapfuye adasubiye kubona igihugu yigeze kwita icye. Reka twumve isomo risigaye kuri Mobutu. Mobutu Sese Seko yari umunyabwenge, umuvugizi mwiza, n'umugabo wamenye gukina politike y'isi, ariko yananiwe gusiga igihugu gikomeye. Yasize isomo rikomeye. Iyo ubuyobozi bubaye ubw'umuntu umwe, igihugu cyose kiba mu kaga. Ni inkuru y'umugabo wavuye hasi akagera hejuru cyane, ariko hejuru akaba ariho yagwiriye. Bivuze ko yuriye ariko yagera hejuru agahubuka kwitura hasi, ndetse nta n'icyo asize.